ushobora gukira ariko utari kumwe n'Imana. Ese ubwo waba ufite iki? Nta kintu waba ufite. Ntugashyire ibyiringiro byawe ku bintu wagura amafaranga. Shyira Imana imbere. Yesu Kristo yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo gusa, ibindi byose muzabyongererwa. Nushyira ibyiringiro byawe ku bigura amafaranga uzatsindwa. Shyira Imana imbere kuko Imana iyo buruhukiro bwawe. Uraza gutsindwa, uraza kunanirwa nushyira ibikunezeza imbere. Mwami Yesu Kristo nashimwe. Mbasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye kandi kaze kwitabaza ry'agakiza kugira ngo turusheho kwiga ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Eva Twahirwa Emi. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana dusoma Bibiliya mu gitabo cya Yohana ibice byaho 8 n'umurongo wa 12. Dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu Kristo niwe mucyo w'isi. Ni umucyo w'isi. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kudukunda. Waduhaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aduhuze nawe twebwe mu gihe twari turi kumwe. Turibuka Mwami igihe wamwohereje, Mwami tunezerwa yuko yaje kudukuraho kuba imbata y'icyaha akaduhindura imbata yawe. None Mwami turakwinginze kugira ngo ijambo wadusigiye kandi ijambo ryawe riturwanira nk'inkota, Mwami ugiye kutubwira ndetse uganira natwe, rirusheho kutwungura no kudutambutsa kutugeza kure ahera hawe. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu bice byaho 8 umurongo wa 12 avuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Umurongo wa 12 avuga ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Ukurikira Yesu Kristo ntago azagendera mu mwijima na hato, ahubwo ngo azaba afite umucyo w'ubugingo. Umucyo w'ubugingo nukuvuga ngo ni Yesu Kristo utanga. Wowe ubwawe uri ubugingo buzima. Uri ubugingo buzima. Niyo mpamvu iyo ukurikiye Yesu Kristo akakubera umucyo, ari byo biguhesha kubona ubugingo buhoraho. Gukurikira Yesu Kristo biduhesha ubugingo buhoraho, kandi gukurikira Yesu Kristo bituma tugendera mu mucyo wa Yesu. Iyo utagendera mu mucyo uba ugendera mu mwijima. Ni ibintu bibiri. Iyo bitari ku manywa aba ari nijoro. Mu nzu yawe mu gihe cya nijoro iyo udacanye itara haba hari umwijima. Iyo hari umucyo umwijima uba udahari. Bivuga ngo Yesu Kristo iyo atari muri wowe, cyangwa se iyo utagendera mu kubaho k'umucyo wa Yesu Kristo, uba ugendera mu mwijima, uba ugendera mu mbaraga z'umwanzi. Yesu Kristo rero niwe mucyo w'isi. Yabereye umucyo w'isi gute? Mu gitabo cy'ibyahishuwe na Yohana, mu byahishuriye Yohana ibice 12 umurongo waho wa 12, ijambo ry'Imana ratubwira ngo wasiwe ugushije ishyano, ngo wajuruwe nezerwa, n'abakurimo bose banezerwe, ngo ariko wasiwe nawe wanyanja ugushije ishyano, kuko wa mwanzi ngamanutse afite umujinya mwinshi n'uburakari. Uhasomye neza wumva umwanzi Satani, ngo wa mwanzi Satani yamanukanye umujinya n'uburakari, aje kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Imana idufashe. Ariko Yesu Kristo we icyamuzanye, aje gushaka uwibwe, azaje gukiza uwasahuwe, ndetse azaje gutanga ubugingo buhoraho ku wari ugiye kurimburwa. Ari we njyewe wamenye Yesu Kristo. Nawe nimba waramenye Yesu Kristo ukaba ugendera mu mucyo wa Kristo, nawe nibyo. Haleluya. Hari ubwo rero abantu benshi twibwira yuko kuririmba mu makorari ni byiza, ariko hari ubwo twibwira yuko aribwo turi mu buryo bw'umucyo wa Kristo. Hari ubwo abantu benshi bibwira yuko gukora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko tukabifatanya no gukiranirwa ari byo bidushyikiriza umucyo wa Kristo. Oya,
umucyo wa Kristo tuwushyikirizwa no gukiranuka, no kwiga ijambo ry'Imana, no gusenga, tukongeraho iyo mirimo ikwiriye abihannye, tukongeraho kwera imbuto. Twera imbuto z'abihannye kubera yuko twihannye, twera imbuto z'abakijijwe kubera yuko twakijijwe, twera imbuto z'umucyo kubera ko dufite umucyo muri twe. Umucyo rero ni Kristo. Turimo kwinjira mu bihe cyangwa se turi mu gihe cyo kwizihiza Noheli. Ni ukwizihiza ko umukiza Yesu Kristo yavutse akaza akaducungura. Ntabwo ari bwo azavuka, nongere mbisobanure, ahubwo ni ukwizihiza ko Yesu Kristo yavutse kugira ngo aze gutanga ubuzima bwe, kugira ngo aze gukiza uwari urimo arimbuka, amuhereza ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho Kristo niwe ububereye umucyo. Haleluya. Kristo yaje kugira ngo yongere guhuza Imana n'abantu. Ngo Yesu Kristo niwe muhuza. Igitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice byaho 5 n'umurongo waho guhera kuri 17 kugera kuri 21 harabisobanura yuko Kristo ari umuhuza wacu n'Imana. Kristo atari hagati aho ngaho ngo aduhuze n'Imana, n'uvuga ngo harimo umworera munini, kuko umwanzi Satani ngo yahoraga turega ibirego byinshi. Yahoraga turega ibirego byinshi yaraduteranyije n'Imana, kandi koko suku duteranya gusa bivuga, ahubwo kuko ari umushukanyi yashukaga abantu, cyangwa se n'uyu munsi aracyashuka abantu bagakora ibyaha, bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo ngibyo bigatuma Uwiteka Imana yacu itishimira imirimo y'abantu. Ariko Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru, nk'umwami, nk'umutware w'imbabazi, nk'umutegeka w'isi n'ijuru, yaje kugira ngo ngewe ampuze n'Imana. Haleluya. Nk'uko kumpuza n'Imana nuko yambereye umucyo, akanjyanira mu mucyo. Ese ni gute umuntu yagendera mu mucyo kandi akiri mu isi? Ese ni gute umuntu yakwizera kandi akaba afite ubugingo buhoraho kandi akiri hano ku isi? Ibyo ngibyo nta handi bikomoka, ni mu gukiranuka. Haleluya. Iyo Yesu Kristo ari muri wowe, aravuga ngo nawe uri umucyo w'isi. Amen. Uri umucyo w'isi. Yesu Kristo anga yarihamije ubwe, aravuga ngo ni njyewe mucyo w'isi. Ndi umucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Haleluya. Nimba warakurikiye Yesu Kristo, uri umucyo w'isi. Amen. Kubera yuko Kristo ari muri wowe, niyo mpamvu umugaragu w'Imana cyangwa umukozi w'Imana Paulo yavuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Yes. Ngo Kristo iyo ariho muri wowe rero uba uri umucyo. Ibikorwa byawe byose aba ari iby'umucyo. Imivugire yawe yose aba ari iy'umucyo. Imirebere yawe yose aba ari iy'umucyo. Kubera iki? Kuko umucyo wa Kristo uri muri wowe. Yesu Kristo iyo ari muri wowe arongera akaguhamya. Haleluya. Niwe Yesu yahereye nawe araduhamya. Mu gitabo cya Matayo ibice byaho 5 n'umurongo wa 14, Yesu araduhamya akavuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Haleluya. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Haleluya. Yesu Kristo twatangiye yihamya ubwe yivugaho, nta wamuvuze, niwe wivuze. Yaravuze ngo ndi umucyo w'isi. Amen. Arangije hano muri iki gitabo cya Matayo ibice byaho 5 umurongo wa 14 kugera kuri 16 araduhamya, aravuga ngo noneho namwe muri umucyo w'isi. Amen. Ngo noneho umucyo wanyu umurikire bose, kugira ngo imirimo yanyu igaragarira abantu bose, kandi abo bantu bose bitume bahimbaza soda wo mu ijuru. Haleluya. Nukuvuga ngo Kristo iyo ari muri wowe, kuko we ari umucyo, nawe uhinduka umucyo.
wamara guhinduka umucyo, ya mirimo yawe, kwa gufasha abababaye, kwa gusura abarwayi, kwa kugira impuhwe, kwa kurihirira abadafite shinge na rugero, kwa kugaburira abandi badafite icyo kurya, ibyo ngibyo bikagaragarira abandi bantu bose. Noneho iyo mirimo wakoze bigatuma bahimbaza so wo mu ijuru. Haleluya. Ese inshuti yanjye, uri umucyo w'isi? Niki kikubwira ko uri umucyo w'isi? Ni imirimo yawe, kuko imirimo yawe igaragarira abantu bose. Amen. Ese umucyo w'isi wawuba gute Kristo atari muri wowe? Ntibishoboka. Ngo Kristo kuko ari umucyo, iyo ari mu muntu, uwo muntu ahinduka umucyo, yamara guhinduka umucyo akamurikira abamukikije bose, ibikorwa bye bikagaragarira abantu bose. Haleluya. Imvugo ye ikaryohera abantu bose, imigendere ye igafasha abantu bose, ibitekerezo bye bigafasha abantu bose. Kuko ari iki? Kuko ari umucyo. Haleluya. Iki gihe cyo kwibuka, iki gihe turi mu kwibuka uko umukiza wacu Yesu Kristo yatuvukiye kugira ngo aduhuze n'Imana, ukwiriye kuvuga ngo ese umwaka washize ko ngize amahirwe yo kuba ngiye gutangira uyu mwaka wundi, ko ngize amahirwe iyi Noheli, ko ngize amahirwe iki gihe cyo kwibuka ko umukiza yamvukiye kikaba kigeze. Ese aravukira muri njyewe nk'umucyo? Ese hari imirimo yanjye ya kamere nkwiye kureka? Ese hari ibitekerezo bibi, ideology mbi nagiraga nkwiye kureka? Ese hari imvugo mbi nkwiye kureka? Nta kindi kugira ngo ibyo bibeho, kugira ngo kamere y'icyaha ikuveho, kugira ngo ibibazo byose bigushireho, ariko ibibazo bijyanye na karande y'umwijima. Ibibazo bijyanye na karande y'umwijima nuko ugomba kwakira umucyo muri wowe. Umucyo muri wowe ukaguhindura umucyo, noneho nawe ukamurikira abandi bose. Haleluya. Uramutse ufashe itara cyangwa se barumu, mpuru niko tuyita, cyangwa se buje, nta kibazo, warangiza ukayishyira mu kintu kirabagirana cy'ikirahure, ngo rwa rumuri rwakira mu kirahure, ikirahure nacyo kigahinduka umucyo, ariko kigahinduka umucyo n'abari aho ngaho bakabasha kugira gute? Kubona. Amen. Ngo Yesu iyo ari muri wowe niwe providinga umucyo, uwo mucyo nawe ukaguhindura umucyo, ugahindurikira umucyo abandi. Amen. Abandi babwirwa n'iki kuri umucyo rero? Imitekerereze yawe, imigendere yawe, ingeso zawe zitangira guhinduka, ugatangira kwitwara nk'umucyo, nk'ufite umucyo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane rero mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 ibice byaho 5. Haratubwira ngo mumenye yuko noneho tubinginga nko mu cyimbo cya Kristo. Mumenye ko Imana ibingingira muri twe. Haleluya. Ngo kandi mumenye yuko turi mu cyimbo cya Kristo. Iyo uri umucyo, iyo Kristo ari muri wowe ari umucyo, aba kwingingira Imana anyuze muri njyewe yahinduye umucyo. Ese mwene data, uvuga ngo narakijijwe, ahari umaze imyaka myinshi mu rusengero, ahari umaze imyaka myinshi muri kiliziya, ahari umaze imyaka myinshi mu buzima, ariko iyo uhari ureba uri ambasada w'Imana hano ku isi. Muririmbyi yaravuze ngo hano ku isi sinshobora kukuramya nk'uko bigize gute, nk'uko bikwiriye, ariko ngo ningerayo nzakuramya maze kwambara ubundi buzima. Uyu mubiri upfa nkukuyemo, nambaye ubundi buzima butarahishurwa. Haleluya. Nibwo nzabasha kumuramya uko bikwiriye. Amen. Ariko se mu gihe ukiri hano ku isi, mu gihe ukiri fashe igihe hano mu ntambara, ubona uri representa w'ijuru hano mu isi? Ese koko ubona uri umucyo? Nshuti yanjye, ukwiye kuba umucyo. Haleluya. Ukwiye kuba umucyo, kuko Kristo ari umucyo. Naba muri wowe, nawe uzahinduka umucyo, kandi uzahindukira umucyo abandi. Igihugu uzagihindukira umucyo, sosiyete utuyemo izahindukira umucyo, mu kazi ukora uzahindukira umucyo, uzahinduka umucyo muri rusange, abantu bakwigireho. Ariko si wowe uriho, iyo ufite umucyo muri wowe niwe uba uriho. Haleluya. Kiriya kirahure cyangwa se kiriya kirahure gitwikiriye barumu, gitwikiriye iriya buje, ntago ari cyo cyaka. Icyaka ni buje. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umucyo uri muri wowe
nubwo providinga light, nubwo utanga urumuri, abantu bakabona itara ririmo kwaka, bakabona waka, ariko si wowe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri wowe. Haleluya. Ndifuza yuko wowe nanjye twarushaho guhinduka umucyo, Kristo tukemera muri twebwe akaka. Haleluya. Ukemera Kristo akaka, mwemerera Kristo muri nge akaka, kubera ko we ari umucyo waka, tukamwemerera muri twebwe akaka. Haleluya. Niwemerera Kristo akaba umucyo muri wowe, kuko ari umucyo, niwemerera Kristo akaba muri wowe, nawe uzaba waka. Haleluya. Mu gihe cy'umucyo ibintu byose biba biri clear. Inzoka ntabwo yapfa kuza ahantu itara riri, birayijena. Sino kwijana gusa ibizi ko bayireba, ubwo bwenge irabufite. Umujura ntabwo ashobora kuzaho umucyuri, reka da, anyura mu mwijima. Umusambanyi ntabwo ashobora gusambaniraho umucyuri abantu bose bamureba, oya, abajya mu mwijima, agerageza kwihisha. Rero mu mucyo n'uri muri Kristo, ibintu byawe byose bizaba ari bifatika, bigaragara, ari ibintu bizima. Ariko mu gihe cyose uzaguma mu mwijima, umujura ari we Satani azinjiza n'abadayimoni yamanukanye ngo 1/3 cy'abamarayika baramukurikiye. Abo ni imyuka yose iyobye. Hari abashinzwe kuyobya mu buryo bw'ubusambanyi, mwirari, abashinzwe kuyobya mu bujura, abashinzwe kuyobya mu buryo butandukanye. Iyo myuka yose izakwataka nudakurikira umucyo Kristo. Haleluya. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije guhinduka umucyo, mukemerera Kristo akaba muri wowe. Niwemerera Kristo akaba muri wowe, uzahinduka umucyo, kuko uzaba wakiri umucyo muri wowe. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda, mbahaye kandi nanone ikaze kwitabaza ry'agakiza. Muzajya mutwihanganira uko ibiganiro bizajya bibageraho, ntago kutabikora ari uko tuba tuyobeye ko mubikeneye, ahubwo mu gihe gikwiriye, mu gihe dushobojwe, mu gihe tubohotse, turabikora. Imana ibahereze umugisha kandi mugubwe neza. Bene data, mujye musoma Bibiliya, mujye mwiga ijambo ry'Imana, mujye mushaka mu maso y'Imana, mureke ikigare cy'isi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Ubwo isi ishirana no kwifuza kwayo, rero bene data, mukanguke, mube maso, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, kuko umwanzi ni umuriganya. Satani ntakabaneshe, kuko iyo ufite Yesu Kristo, Satani ari munsi y'ibirenge byawe, araciriritse, kuko Satani nawe ni ikiremwa. Haleluya. Umurusha agaciro iyo Yesu Kristo ari muri wowe, Satani umurusha agaciro. Kubera iki? Kuko Yesu ni umunyembaraga kandi yatsinze Satani. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda. Ciao ciao.